ko ubuguri kugira urabyemera cyangwa ntabwo ubyemera isi urabyemera cyangwa ntabwo ubyemera mfite ubwoba bwo kugutakaza. nta kintu na kimwe cyatuma ngusiga ngo ngende kandi nyizera wizera umutima wanjye. Ongera unsezeranye basi ko ntazakubura. Ndeba mu maso. Nsezeranya Anita. Kuva ku myaka yanjye 14 nakuze nsengera umugabo kandi mwiza. Imana ijye kukuma wabonye mu bintu bitanu byose nasengeye nta kimwe utujuje. Please wituma wumva ko nahubutse kandi ngukunda byanyabyo. Amagambo yawe ni meza kandi ngiye gukomera. Uri umugabo. Ni urugamba rutoroshye sheri. I know. Ariko turi kumwe kandi twese turakomeye. Dufite Imana mu rukundo rwacu, turakundana byanyabyo. Bakamarade baradushyigikiye. Turi bandi bo gucika intege muri iyi ntambara. Sheri. Ngiye gukomera. Sheri nago wize ko uri umusore mwiza. Nabyuzi. Kunwa no mu diaspora atanakurenza. Ibyo kuvuga ngo ubwiza. Sheri ndagukunda. Komera ariko ugira icyizere wumve ko ngukwiriye, wumve yuko ndi umukobwa utari gukunda nawe kubwimuha kugiriye. Ko bikwiye kuba uri kumwe nanjye. Nyine ko umuriro hafi buri mwanya pe. Uko kuba ndi ngiye nyina akanya gato biri gutuma niheba. Kuva nagukunda nasezeranje umutima wanjye ko nzakuba hafi kugeza igihe nzaba ntakibasha kukubonesha amaso y'umubiri. bakunzi b'inzira y'umusanzu bashujeho merere hose mbere ko dutangira nagira ngo ugire ijambo rimwe ubwira Isimbi muri comment, gira inama umugira muri comment ko muri kubona kwanga ubita Isimbi atoreye kandi muri kubona ko ubita Isimbi byamashije kuba byamukomerana dore ko tubonye kwanga Isimbi batangiye kumukubita dore ko tubonye ko nyina ntambara ndetse na Fabiola nta mikino nyina ntambara ndetse na Fabiola batangiye kuba bakubita Isimbi bamubwira tuzemera kuba watanga umwana uramutanga ku ngufu cyangwa ku neza. Ese urumva ari inama wagira Isimbi? Ese urukumva Isimbi bikwiye yuko yatanga umwana we? Nawe ujya muri comment ugira inama ugira Isimbi nimba umva yuko Isimbi akwiye kuba yatanga umwana we, ujye muri comment uvuga ati Isimbi ye gutanga umwana wawe, cyangwa nimba umva Isimbi yakomeza gukomera ku mwana nta mutange, jya muri comment nawe ugire igitekerezo cyawe utanga kugira ngo ibintu bikomeze kuba byarushaho kugenda neza. Kandi bugeze hanga bwa mbere nyaboneka kandi subscribe kugira ngo ibintu bijye birushaho kugenda neza kandi ukomeze kugenda usonjwe neza ino filime izira musara ko muri kubona ko ibintu bitoroshye yabe na gato. Twikomereje none mwabonye ko hangaho ubita cyusa nawe akomeje kugenda yibaza avuga ati ese none tugiye kuba twakora iki ko ibintu byo kwinginga ibintu byo kwingingiriza ibintu byo kuguma kwinginga ko mbirambiwe. Mbonye ko ngo bita cyusa nawe ahisa apanga kuba yashimuta umwana wa Isimbi. Ese bizagenda bite ibintu cyusa agiye kuba yakora? Urumva ari ibintu cyusa agiye kuba yakora byo kuba yashimuta umwana wa Isimbi? Ese nawe uri kumva bikwiye yuko cyusa yashimuta umwana wa Isimbi? Nawe jya muri comment ubashe kugira ijambo rimwe ubwira cyusa ukomeje kuba yatekereza kuba yashimuta umwana wa Isimbi. Dore ko twamashije kubona ko Isimbi kugira ngo arekuze umwana wari ibintu bikomeye cyane, kandi Isimbi yanze kuba yarekuza umwana yogira ngo abonye kwangana Isimbi nubwo yanze kuba yarekuza umwana n'ubwo yanze kuba yatanga umwana yenga muhe kwa cyusa. Ngira ngo uri kubona ko Isimbi nawe aturiye, kandi uri kubona ko Isimbi atangiye kubona ko noneho ibintu bitaroroha, kandi Isimbi atangiye kuba yakubitwa bikomeye cyane. Ngira ngo ubonye kwanganyira ntambaye ndetse na Fabiola bakomeje kugenda bakubita Isimbi bamubwira ati ugomba kuba wakwemera kuba watanga umwana wawe bakamujyana muri Amerika. Ese noneho bigiye kuba byagenda bite ko twavuga yuko noneho ahangaha ibintu bigiye kuba byagenda noneho ko twavuga yuko no filime yacu igiye kuba yagana hiryoshye cyane kandi igiye kuba yakwerekeza ku musozo. Dore ko twamashije kubona kwanganya ntambara ndetse na Fabiola bamashije kuba bamenya ukuri kose, batangiye kugenda bamenya bimwe mu byo rugimwe yabyiye abahisha. Ngira ngo ubonye kwangaha ubitanya ntambara yabwiye Fabiola ati namenye yuko rugimwe yashakanye na mama Iribagiza, kandi mama Iribagiza yamashije kuba yakwibuka kandi yenda kuza ahangaha. Ese noneho bizagenda bita umunsi mama Iribagiza ageze ahangaha kwa ntambara? Ese noneho bizacu iki noneho kangaha ibintu bizaba intambara noneho kangaha ibintu bizahinduka ibindi bintu? Dore ko twabonye ko anga mama Iribagiza yamashije kuba yatara umujinya ukomeye cyane, kandi mama Iribagiza afite agahinda ndetse n'umujinya mwinshi cyane avuga ati rugemwe ibyo yakoze agomba kuba yabyishyura, rugemwe ibyo yankoreye agomba kuba nawe yabyishyura. Ese noneho bizagenda bite? Rugemwe bizarangira gute? Rugemwe ukomeje kuba yapanga gukora ibibi noneho ibya rugemwe byo bizagenda bite? Ndabizi ko nawe
amatsiko menshi kandi nawe aricyo kintu ukomeje kugenda wibazaho cyane uvuga ati se noneho ino filime yacu bizagenda gute bizarangira gute gusa nagiye kubwiye ko noneho agace kagiye kuza ari umuro kandi byinshi mufite amatsiko byinshi mukomeje kugenda mwibaza kuri ino filime inzira y'umusaraba byose ndagira nkubwire ko noneho mugiye kuba mwasobanukirwa kandi mugiye kuba mwashira amatsiko dore ko ndabizi yuko ari benshi mufite amatsiko menshi kandi ari benshi muri kubyibazaho cyane muvuga ati se noneho ino filime yacu izarangira gute ese rugemwa we bizagenda gute gusa nagiye kubwiye ko noneho ahangaha ibintu bigiye kuba byaryoha twikomeje amashusho Emile ndetse na Anita uri kubona ko ibintu byabo biri kugenda bipfa uri kubona ko urukundo rwabo ruri kugenda rugera ahantu hatoroshye cyane ngira ngo mumaje kubona ko ahangaha ngira ngo mukomeje kubona ko ahangaha anko Anita yaje kuba yareba umuhungu ukundana nawe gira ngo ayisona ko yahise nenga Emile ndetse yese ajya no kwa Nyantambara akababwira yuko umuhungu ukundana na Anita nta ari imbobo iri ahangaha hari umuntu utereye umeze nk'umusazi wambara nabi ndetse unotse ibigori ese bizagenda bite Anita bazabasha kuba babana nawe jya muri comment ubashe kubagira ijambo rimwe ubwira Anita kuko Anita hari ibintu byinshi atari yamenya kandi Anita ntabwo yamenya ko uyu Emile akunda ari we wabashije kuba yagira gutya yarangiza akafata mu mwaka muvuna akaguru gusa namara kumenya ukuri kose murabizi neza ko ibintu bizarangira nabi kandi murabizi neza yuko Nyirantambara nta kiza ke murabizi ko Nyirantambara nta bintu by'imikino namara kumenya yuko umuhungu ukundana n'umukobwa we ari we wabashije kuba yamuvuna akaguru umva ko ahangaha ibintu bitazagenda neza kandi urumva ko ahangaha ibintu bizagenda nabi cyane ndabizi ko nawe ari cyo kintu uri kwibaza kandi nawe icyo kintu ufite amatsiko gusa nabwiye ko noneho ahangaha ugiye kubabona ko ibyo mwari byo mumaze igihe kirekire mutegereza mugiye gutangira kubona muri ino filime inzira y'umusaraba twikomeje ngamaje kubona ko ahangaho bita mama Iribagiza nawe afite agahinda gakomeye cyane kandi mama Iribagiza nawe yemeje kuba yakwihorora kandi mama Iribagiza yemeje kuba yakwihorora kuri urugero uko byagenda kose nyamwabonye ko ahangaha mama Iribagiza yabwiye umuhungu ati uzakora uko ushoboye kose urugemwe azishyura ibyo yakoze kose uzakora uko ushoboye kose rugemwe ibyo yankoreye byose azabyishyure kandi azagyozwe ibyo yakoze byose murabizi ko rugemwe nta keza ke murabizi ibintu rugemwe yakoreye mama Iribagiza ngira ngo mwabonye ukuntu yashimuse mama Iribagiza ngiza akamubeshya akagenda amubeshya yuko ari we mugore we ndetse ari nawe mugore wenyine afite ngira ngo wonye kunanga mama Iribagiza nawe agahinda ari keshi ari kwibaza byinshi ngira ngo wabonye ko yatangiye kuba yakwanga umwana we ngira ngo wabonye ko asigaye yanga umwana we kubujye asigaye abona umwana akabona ari rugemwe akabona ari rugemwe kubujye ashaka no kuba yakwica umwana we gusa mwabonye ko ahangaha noneho ahangaha ibintu bitazora kandi ibintu bitazagenda neza ese bizagenda gute bizarangira gute umunsi mama Iribagiza yageze kwa rugemwe umunsi mama Iribagiza yagiye akagera kwa rugemwe ibintu bizarangira gute bizagenda gute nawe amatsiko ni menshi kandi nawe aricyo kintu uri kugenda yibazaho kandi ndagira ubwiye ko noneho ahangaha ibyo rugemwe byo bigiye kuba byarangira kandi rugemwa agiye kuba yajyanwa muri gereza ubundi agahanirwa ibyaha byose yakoze muri bisiko rugemwa nta keza ke murabizi ibintu rugemwe yakoze murabizi ibidega byose rugemwe yakoze ngira ngo mwabonye ubugome bwa rugemwe ndetse muri kumva n'ubugome ari gupanga ngo ngira ngo amaje kubona ko ahangaha ubita Nyirantambara kimara kumva yuko uno musaza we yamaje kuba yabona umuhungu ukundana na Anita ngira ngo simwumva yuko abwiye no musaza bati manzu tuze tumanze tubijyane gakiya kugira ngo tubashe kuba twareba uwo muhungu ubundi tugira ikintu dukora kugira ngo Anita atazabasha kuba yakunana n'iyongegera y'umuhungu ese bizagenda bite ahangaha ubita Emile namara kugera kwa Nyirantambara ese Emile nagira ku gipangu cyo kwa Nyirantambara akabona yuko ari kwa Nyirantambara ese azabasha kuba yakwinjira kwa Nyirantambara azi neza yuko ari kwa Nyirantambara nawe nicyo kintu uri kwibaza ese uri kumva Emile nagira ku gipangu cyo kwa Nyirantambara azabasha kuba yakwinjira nawe jya muri comment ugira ijambo rimwe ubwira Emile kuko muri kumva yuko ahangaha ibintu bigiye kuba byaba agatugo kandi ibintu bigiye kuba byaba intambara muri ino filime inzira y'umusaraba kuko amatsiko ni menshi byinshi muri kwibaza gusa noneho mugiye kuba mwasobanukirwa kandi mugiye kuba mwashira amatsiko rero nyamuneka nibugeze ahangaha bwa mbere ko turabankanda subscribe bamubambere kuyikana subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kuba byagenda neza kandi tukomeze kuba twagenda dusobanukirwa byinshi turi kwibaza kuri ino filime inzira y'umusaraba dore ko ari byinshi mufite amatsiko kandi ari byinshi muri gukomeza kugenda mwibaza mwakomeje kubona ko Iribagiza akomeje kugenda abwira cyose ati ndashaka yuko twabana tutarenze gukora ubukwe kuko igihe cyose twazakora ubukwe igihe cyose nta muntu wageneye kuba yakwambara agatimba ntago agatimba kageneye kuba kwambara umukobwa cyangwa undi muntu wese uko waba umeze kose waba ushaje wakwambara agatimba na costume ntago yagenewe umusore cyangwa umuntu umeze gutya igihe cyose washaka wakwambara costume rero ibyo bintu byo kumwira ngo dutegereze gukora ubukwe ntago nkomeza kwihangana ahubwo dukore tujye kwibana ibindi by'ubukwe bizaza nyuma ese uri kumva umwanzuro wa Iribagiza ruwanya uri kumva umwanzuro Iribagiza yafashe ari ibintu yagakwiye kuba yakuru kumva Iribagiza yagakwiye kuba
yabana na Cyusa badakoze ubukwe, dore ko turi kubona yuko ahangaha ubita Cyusa nawe atangiye kuba yabishidikanyaho, kandi Cyusa akomeje kugenda avuga ati si ibintu tugiye gukora byaba ari ibintu tugiye gukora tukishingira koko byaba ari byo, ese bizagenda bite ko benshi mwe mwiteguye kuba mwataha ubukwe bwa Iribagiza, gusa muri kubona ko Iribagiza kugira ngo akore ubukwe ari ibintu bigoye cyane, kandi Iribagiza uri kumva yuko adashaka kuba yakora ubukwe. Ese bizagenda gute, bizarangira gute? Ese Iribagiza azemera kuba yakora ubukwe na Cyusa? Ese Cyusa we azabifatamo gute namara kubona yuko Iribagiza akomeje kugenda amuhatiriza amubwira ati tubashe kuba twajya kwibana tutarinze kuba twakora ubukwe? Ese mama Iribagiza ese mama Cyusa namara kubyumva azabifatamo gute? Ese mama Iribagiza namara kumva yuko umukobwa Iribagiza atagiye kumwereka ubukwe ndetse atazamwambika urugori, bizagenda bite? Nawe ushobora kujya muri comment ukagira ijambo rimwe ubwira Iribagiza, ukagira igitekerezo mpa cyangwa inyunganizi, cyangwa ukagira inama umugira muri comment, kugira ngo ibintu birusheho kuba byagenda neza, kandi tukomeze kugenda dusobanukirwa byinshi turi kwibaza kuri ino filime Inzira y'Umusaraba. Babwira ati nanga nshoje, nje mwabanye kuri mikoro, nyete Tiki Blaze, ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima. Ciao ciao.